twiyumvire amakuru y'ibyamamare. Ruswa irimo kuvuza ubuhuha muri muzika. Rero wowe wabashije kugera kuri iyi channel yitwa Ibyamamare News, ndakwakiriye cyane. Ngiye mugiye kubana nk'abandi mwenye nkubwira ko rero iyi nkuru yagiye hanze ubwo Perezida Paul Kagame yagiranaga ikiganiro n'umuhanzikazi Butera Knowless ndetse n'umugabo we Ishimwe Clement, tukaba tumuzi nk'umuproducer wamenyekanye mu gukora imiziki. Akaba ari n'umwe mu bashinze itsinda rya Kina Music. Reka nkubwire ko rero nyuma y'iki kiganiro uri buze kuba wamaze kumenya igihe Kina Music yatangiriye, ukaba uri buze kuba wamaze kumenya abahanzi bazamukiye muri Kina Music, cyane ko ari n'itsinda ryazamuye abahanzi benshi. Uri buze kumenya rero niba uyu Knowless n'umugabo we baragabiwe na Perezida Paul Kagame. Uri buze no kumenya icyo Perezida Paul Kagame avuga muri iki kiganiro yagiranye n'abastar nakuzaniye uyu munsi, akaba ari Butera Knowless ndetse na Ishimwe Clement, umuproducer wakanyujijeho. Ariko ntabwo twatangira ntarakwibutsa kwikorera subscribe kugira ngo ibi biganiro mba nagukoreye bize kugeraho gatanu ku kandi. Buriya iyo nkoze inkuru ntikugereho mba mbabaye, kuko nkukorera inkuru kubera ko ngukunze cyane. Nanjye mwenyewe ejidemo muri kubana, nanjye nkoze inkuru nzi neza ko irakugeraho imeze neza, mba nishimye cyane. Niyo mpamvu nanjye banafashe umwanya ngo nkore iyi nkuru kubera ko nzi ko uhari. Kora subscribe rero tujye twibanira, ukore like niba kuko iyi nkuru y'uyu munsi wayikunze, hanyuma wandika igitekerezo niba turi kumuvuga uti komereza uwo musaza. Hanyuma rero ushobora no gutanga igitekerezo cyawe ukavuga uti munatubwire kuri uyu muntu, kuko ni ikiganiro cy'amateka ku bahanzi, ku basitari bagiye batandukanye, yaba mu bya politike, yaba mu mikino, yaba mu bahanzi. Ntaho tutakugeza, umwanya ni wawe. Kora subscribe hanyuma rero none bikomeze twikomereza, kuko ibyo twagezeho n'ibyo duteganya kugeraho niyo tubishingiraho. Reka dutangire rero nkubwira ko Ishimwe Clement na Butera Knowless bagaragaje ko ari amahirwe adasanzwe bagize ubwo bahuraga na Perezida Paul Kagame ndetse na madamu we Jeannette Kagame mu mwaka ushize, ndetse akaba yaranabagabiye n'abanakomeje ku buzima butandukanye bw'umuziki. Ibi rero babigarutseho mu gice cya kabiri cy'ikiganiro bagiranye na BNB Kigali ivugira ku murongo wa 89.7 FM, aho bagarutse ku buzima bwabo butandukanye, yaba mu muziki ndetse no mu buzima busanzwe. Knowless yabajijwe uko yatangiye rero ubuzima bw'umuziki, aza kuvuga ko ari ibintu yakoze akunda, ndetse akaza no gukabya inzozi ze ubwo yaba arimo gusoza amashuri yisumbuye. Tagira ngo nkubwire ko rero Knowless yavuze ati nakuze mbikunda, hanyuma ndi kurangiza amashuri ndi mu mwaka wa 5, ngiye kujya mu wa 6 nibwo natangiye gushaka uko najya muri studio. Uyu mukobwa urumva ko yabitangiye akiri mutoya, kuko urabona ko uyu mukobwa yatangiye gushaka uburyo bajya mu studio ari mu mwaka wa 5, yitegura kujya mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Ndetse uyu muhanzikazi Knowless wanditse izina rikomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, yavuze ko yaje kugira amahirwe akabikora, ndetse abanyeshuri bakeya yabwiye ko yakoze umuziki ari bamufashije gutuma yiyumvamo impano ikomeye yo kuzaba umuhanzikazi, ndetse yiyemeza no gukomeza kubikora. Knowless rero muri iki kiganiro yavuze ko nyuma y'ibi yatangiye kubona abantu bamuhamagara bashaka kumuha akazi
akaza gutangira kubona ko umuziki ari ikintu cyatunga umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Dukomeza rero n'iki kiganiro, ndakomeza nkubwira ko uyu muhanzikazi Butera Knowless wanditse izina mu muziki nyarwanda ndetse akaza no kwamamara hanze y'u Rwanda, yakomeje agira ati nyuma rero y'igihe gito umuntu yarampamagaye ngo ameka akazi, rero ubwo nari mfite indirimbo imwe cyangwa se ebyiri, hanyuma tujya mu biciro. Niba yarambwiye 3,000, nanjye ndavuga nti atari 100 ntabwo naza. Nk'Imana yari yantumyeho icyo gihe nta 80,000 mu buzima bwari, ndavuga nti akazi ndakabonye. Kuva uwo munsi nahise mbona aho ngomba kuba ndi. Ubwira ko rero iba ari ibyo Knowless yarimo asangiza ikinyamakuru Igihe, nkubwira ko nacyo dukesha iyi nkuru turimo tugusomera. Knowless yavugaga ko rero yarangije amashuri 6, yabonye akazi ahembwa, agiye kuzajya ahembwa 80,000. Knowless rero avuga ko ku mukobwa kujya muri muzika bitari byoroshye cyane, ko bafatwaga nabi, byagera ku bakobwa bikaba ibindi ndetse bamwe bakabita indaya. Rero hari mu muziki havugwa ruswa y'igitsina. Ese ibi bintu ni iki? Ese iki kiganiro cyabivugwaho iki? Knowless rero yavuze ko kandi abakobwa abantu benshi baba bashaka kubafatirana, bashaka kubasambanya, ariko we akaba atarigeze ahura n'ibyo ku bw'amahirwe yagiye agira. Yakomeje agira ati rero ku bakobwa ujya muri studio, buri wese hari umubare afite. Ntabwo byambayeho ngo umuntu ambare, ariko hari ubuhamya bw'abandi bana b'abakobwa tuzi bagiye bajya mu muziki bafite impano n'umutima ushaka, ariko aho bagiye bakakirwa ari nta ngohe. Ku bakobwa byabaga bikomeye, noneho bikiyongeraho no kuba nta mafaranga. Njye abantu baramfashije, baranyakira, gusa ntiryagena ry'Imana. Avuga ko rero icyo gihe mu mwaka wa 2011 yari azi icyo ashaka, ariko adafite umuntu uha umurongo ibintu bye. Yavuze ko yakoze alubumu ya mbere binagenda neza, ariko nyuma aza guhura na Ishimwe Clement. Yakomeje agira ati rero muri 2011 maze gushyira hanze alubumu nabonaga amafaranga, ariko biri mu kavuyo. Nibwo nabonye Clement biturutse kuri DJ Zizou. Uyu mugore rero yavuze ko yavuye kure atazi ko ubuzima bushoboka, ariko bikaza gukunda. Yagize ati rero ntabwo nari nzi ko nabishobora kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu. Ubwo rero muri Nyakanga muri 2024 Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakiriye abahanzi batuye mu Karumuna mu Bugesera, barangajwe imbere na Butera Knowless ndetse na Ishimwe Clement, nk'uko yari yarabibasezeranyije ubwo yiyamamarizaga muri ako karere. Ibi byabaye nyuma y'ubusabe bw'umuhanzikazi Butera Knowless. Yabajijwe uko yiyumvaga ari imbere ya Perezida Paul Kagame, asubiza ko bitari byoroshye kuri we, ariko akaza kubishobora. Yagize ati ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ni ibintu ntari nzi ko nashobora. Abo dukorana barabizi ko niyo mfite kuririmba mbanza kugira ubwoba,
noneho kuvuga ngo ni ukuvuga imbere ya perezida. Nishimira umwanya nahawe nk'umuntu utuye mu Bugesera. Icya mbere nabaye njye wagize amahirwe twahoze dushaka. Uwo niwo mukoro wanjye. Niba mu ruganda rwacu ari cyo kintu twashakaga, naribazaga nti kumva gukora iki. Ni ikintu kirenze kuba nari kujyana ibibazo nk'umunyamuziki. Nari ndi mu cyimbo cy'undi munyarwanda. Nari mpagaze imbere y'umuntu ntatinya kuvuga ko nabonye ubuzima abigizemo uruhare. Yavuze ko gusa umukuru w'igihugu kuzabatumira nk'abaturanyi be byaje mbere cyane, ko yari ameze nk'uri kuganiriza umubyeyi we. Ati byahise bituma za soni n'ubwoba bigenda, bimera nk'aho ari ukubwira ati ndakumva. Ibyo byatumye amarangamutima yanjye yose ajya hanze. Ntabwo nari nzi ko byihuta ku kigero byihuseho. Clement nawe yavuze ko guhura n'umukuru w'igihugu ari amahirwe bafata nk'ikintu gikomeye cyabaye mu buzima bwabo, yaba ubusanzwe n'ubw'umuziki. Yagize ati rero usibye n'umuhanzi n'undi munyarwanda hari n'abandi batari abanyarwanda babyifuza. Ni ibintu by'ubuzima bwose umuntu atazigera afata nk'ibisanzwe. Hari umuntu wicara akibaza ati se byarabaye cyangwa ntabwo byabaye. Agaciro yahaye ibyo dukora ni ibintu bidasanzwe. Uretse ibi kandi Clement yagarutse ku muziki, aho avuga ko yawutangiye kubera gukunda gucuranga, ariko bikaza kurangira bibaye akazi ka buri munsi, ndetse n'ibindi yakora akaba ariwo byaba bishamikiyeho. Yakomeje agira ati rero igitekerezo cya Kina Music cyaje nyuma yo kuba umucuranzi igihe kinini yiga mu ishuri, akaza kujya kwihugura mu Buhinde. Yagaruka akaba aribwo ashyira itangazo hanze ashaka abahanzi bakorana. Aha akaba ari naho yahuye n'uwitwa Kate Bashabe waje kubivamo nyuma, ndetse anakorana n'uwitwa Ivuri Derrick, Christopher twakunze turi benshi, Tom Close wamamaye n'abandi batandukanye. Ati rero umuziki ni vuba cyane abantu batangiye kuwufata nk'akazi nubwo bitaraba 100%. Nakubwira ko rero iyi ari inkuru umuhanzikazi Butera Knowless n'umugabo wishimiye Clement baje kugirana na Perezida Paul Kagame ubwo yari yabatumiye nk'abaturanyi be batuye muri Bugesera. Njyewe rero namwenyewe Jide, kora subscribe niba utarayikora, ubwira ngo bye bye, Imana ikurinde naho gutaha, yewe ndari ku bwawe. Ciao ciao.